imwe noneho narigaga byananira nkava mu ishuri abayobozi bakangendaho noneho nkumva ndabirambiwe mitamo kujya kuba mayibo mu muhanda nkahora nkubitana na leta ahantu hose ariko haraho nagejeje numva ndabirambiwe nuruka mu rugo njya kwa mwene wacu kuko twari tubayeho ntabwo nari mbyishimiye urwo ruganda rero mu Gatenga hano bitaga kwa Minani inzu zabaga ari izibumbi imba ari 10 umva 10 s'ubwoko noneho ngasanga nabarara tugiye gukorana nabarara bakoragaho noneho nagera ngese ngo ndakora iki bambira umushahara umubosi wakoreraga yari umushoferi ajyana ibintu by'imyenda muri Kongo noneho aranga ngo bazajya bama ibihumbi 12 ko naho nari mfiteho kwikingana nabyemeye ndaza bakajya nacurije amandazi umuntu uze mu ndo ukajya wazengurukana mu makaritsiye nyajyana mu makaritsiye ngenda aho ngiye hose nyajyana mbona abakiriya ariko byarangoye ariko naremeye ndabikora. Oh yes, ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo gukurikira The Next Media. Gushimira wakoze subscribe nawe utarakora subscribe ukande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo amahoro y'Imana bane nawe aho uherereye hose kwisi ukabasha kumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda. Imana ikomeze kwishimire kandi amahoro y'Imana abane nawe. Reka nkubwire ko nk'ibisanzwe nicaye kuri Lighthouse Resort ndi kumwe n'umuvandimwe tugiye kuganira ariko mbere reka manze nkubwire wowe wifuza service zijyanye no kugenda cyangwa kugenda mu modoka biri VIP ukeneye umuntu ugutwara by'umwihariko ukeneye umushoferi uri bugutware aho ugiye hose n'imodoka ukeneye kugurisha cyangwa kugura imodoka inzu ibibanza n'ibindi bigiye bitandukanye watugana kuri Honest tukagufasha cyangwa tukagufasha kugera kuri izo service. Hamagara nimero iri muri description y'iki kiganiro cyangwa y'ibiganiro byacu ni nimero uzajya witabwa ugahabwa service ni 0786362713 ubundi tukaguha service zimeze fresh nkuko mubibona kuri screen zanyu turi kumwe n'umuvandimwe ameze fresh yifunze fresh yambaye fresh afite agakapa nimbaraga sireyipaga nimbari sheri ndarara sindamenye bya byari karaza kudusobanurira. Reka tumwakire atubwire we muri rusange atwibwire bimeze bite bro? Yes, meze neza biracamo cyane. Banza wibwira abanyarwanda badukurikira hano kuri The Next Media urindi. Yes, nitwa Eric ariko nzwi ku izina rya DJ Eric Pro ngaba ari ryo nkoresha mu bikorwa byanjye yaba mu mafilimi ndi n'umuhanzi ariko mbigiyemo vuba. Yego ni byiza guhura namwe ndabyishimiye cyane. Eric umuntu utakuzi ukubonye bwa mbere Eric ni muntu ki? Eric mu buzima busanzwe ni umuntu utuje bana n'abantu ikindi buri muntu wese amwubaha nk'uko undi ari. Yego kandi ngira urukundo cyane na bintu by'umutima mu bingira muri ngewe urebye nkunda gusabana no kuryoshya. Yego Eric wongeye ku izina rya yongeyeho Pro mu busanzwe Eric akora iki? Eric akora akazi k'ubu DJ ndacuranga ndi n'umukinnyi wa filime n'ubuhanzi mbigiyemo vuba ariko ndakeka aho ibikorwa byanjye bigeze araho biri kunganisha. Ari umwandagarawundi muri ndi umwandagarawundi ntabwo najya kwiyemera ngo mbizobereyemo ariko nta n'umwandagarawundi ubaho ako kantu nari nkavuze kugira ngo mbanze nkumva ariko
buri muntu wese ku rwego ariho ntabwo aba ari anda, ahubwo bitewe n'aho ashaka kugera bisaba gukora cyane kugira ngo hagere Eric, si byo se? Burya iyo kuvuga umwanda ground, iyo ukoze igikorwa cya mbere ukagishyira hanze, buriya ntabwo bukiri umwanda ground. Buriya ntabwo bukiri umwanda ground. Iyo ugikoze kikajya hanze ugakora n'ikindi cya kabiri cya gatatu, biba byarangiye, uba wagiye muri wagiye mu basaza, wagiye mu bagize, nubwo nyine haba hakirimo urugendo, ariko arabyishimira. Eric, ukora iyihe njyana mu muziki kugira ngo tuze gutangira urugendo rwa Eric duhereye ku njyana akora cyangwa ku bikorwa bye? Njyewe ndirimbira mu njyana ya sekira, iyo nkoramo. Ukora sekira iyihe? Ariko nta uko uri umuraperi, ukora drill? Yes, ndi umuraperi. Rap buriya nayo ibamo ntuza nyinshi kategori, habamo drill, habamo trap, habamo old school, habamo... Yes, okay, reka ngusubizaho. Ni drill. Ukora drill? Okay. Ni fresh cyane. Eric, uyu munsi hari umuntu uri kukureba akavuga se Eric mbonye uyu munsi kuri kamera, Eric yavukiye he? Eric yakuze gute? Ubundi Eric bari kubona babwire bahari nta kibazo. Eric bari kubona ndu umwana wakuze nabi nyine, ariko afite inzozi y'ikina azageraho, kandi akaba akigerageza ku buryo azakigeraho vuba. Nanyuze mu nzira zigoye, ariko kavukire ni mu majyepfo mu karere ka Huye, niho kavukire. Ahangahe Kigali niho nkorera ibikorwa byanjye, ari naho mba ubu ngubu. Yego. Ubu niho location yanjye iri ubu ngubu. Hari aho uvuze ngo ni umwana wakuze nabi mu buzima bugoye. Muri make nimba nta kibazo biri bugutere, duciremo gakeya kugira ngo Yes. Naje ahangahe Kigali nkora akazi ko gucuruza amandazi. Noneho nakoze ahantu hatatu. Hari umubro wanjye twiganye niwe wari wandangiye ako kazi, nyirangiza kwiga 2018. Kirangiza kwiga segonderi? Yego. 2018. Niho nahise nza i Kigali nkora akazi, bigenda nabi, bagenda banyambura. Ubwo gejeje 2019 mbona birangoye, bitasubira mu rugo. Subiye mu rugo makubita amezi 9 nta kazi mfite, narakubiswe. Inago nese nigira inama ngo ngiye kwemera ngerageze Kigali, hatangiye kunanira. Noneho ngarutse mitanzana shyiramo imbaraga ibintu byose mbikora, utuzi twose ndukora nyine kugira ngo mbone imbaraga zatuma mbaho. N'uburyo nakwiteza imbere. Eric, dusubiye inyuma gatoya mu buzima bwa Eric, duse nk'abasubira inyuma gakeya mu bwana. Eric mu mikurire ye yakuriye mu muryango w'abana bangahe? Akura gute? Ubuzima muri famille bwari bumeze gute? Tunyuriremo aho muri make. Muri famille burya mu buto bwanjye, kwiga byabaga ari insazi, reka mbivuge. Najyaga ku ishuri igihembwe cyashira nyine, kuko mu rugo ntabwo bari bishoboye. Igihe kimwe noneho narigaga byananira nkava mu ishuri, abayobozi bakangendaho, noneho nkumva ndabirambiwe, bitamwe kujya kuba mayibo mu muhanda. Nkahora nkubitana na leta ahantu hose, ariko hari aho nagejeje numva ndabirambiwe, bita nuruka mu rugo njya kwa mwene wacu, kuko twari tubayeho ntabwo nari mbyishimiye. Ikindi mu buto bwanjye nakundaga kubaka inzu, utuzu dutoya nyine ngo ni imidugudu dukeka ku zimwe z'abana. Burya ibyo ngibyo nibyo nagenderagaho, ngakora ibintu by'amateleviziyo mu byondo, amaradiyo y'ibyondo. Noneho umusaza akazajya aza akambwira ngo
ngo wa mwana we ndabona inzozi zawe ari ukuzaba umufundi. Urumva ndabwira ngo ntacyo ariko bimbeshejeho naribi nkajya nzubaka, ubwo nawe nyine akavuga ngo gira wige ko nurangiza ngo nzakwereka akantu ngukorera. Bitanga ese papa urabibona kuko kuri kumwe ngo nige ndangije, urabona natwe tubayo tutishoboye, urabona bizagenda gute? Ngo wenda uzagenda ujya imbere hari ikintu umuntu ari kugenda ageraho. Inyuma gato wamaze igihe kingana gite mu muhanda Eric? Namaze ntabwo ari igihe kinini, n'amezi 6. Utiga warabiretse? Ubwo wigaga mu makanga? Yarabiretse. Wari ugeze mu makanga aho icyo gihe? Nigaga mu wa 5 primaire. Nigaga mu wa 5 primaire. Ubivamo wigira mu muhanda? Bivamo nigira mu muhanda binaninja kwa mwene wacu. Wagiye mu muhanda n'ubundi Huye? Ni Huye kuko muri mihanda y'Huye irakuze cyane rwose. Ariko tumba Rango Mukoni hose barakuze? Hariya hose na za Rango nimbaye mw'irango. Yego. Nari umurara hariya mvoma amazi ku magare, mpamimba make ariko nkarya nkajya gusyaga bino byo gutoragura ibyuma. Ni naho nakuyitikiyeho kunzaniro niho. Waje i Kigali urangije kwiga cyangwa waje i Kigali n'ubundi? Naje bwa mbere nararangiza. Ubwo ni ryari nimba y'uko mwaka? Muri 2014. 14 unari nyiri umupeti, nari mfite imyaka 14. Kuko navutse muri 2000. Nari nyiri umupeti bya 14 waje i Kigali ufite imyaka 14 cyane rwose. Mbona biranza nyine mitasubira. Uje gucuruza amandazi se cyangwa wari uri mu bindi? Oya nari norotse mu rugo nyine ngo reke njye kureba i Kigali abavuga uko hameze. Wari uje kureba i Kigali? Ndaza bitana n'ububabare. Ukihagera bwa mbere wakoze iki? Icyo nakoze niko nyine nari mfite 2,000 mu mufuka. Ibyo byanunze ariko najyaga kwaka nipura ngasanga birahenze. Ngavuga ngo ubundi 2,000 bizangeza he? Mese mbona umugira neza arambwira ngo tugende njye gukuha akazi ko mu rugo. Ambwira ngo tujye gukora mu rugo. Ngiye gukora mu rugo ibyo yambwiye si byo nkora, nkajya njyana ibirayi mu maduka handi hose. Bazanga ngase kutiga bimeze bite? Ngo yango nzajya ejo bundi ngo uyu munsi nasibye. Noneho nabonye gucembana n'abayobozi bitavamo mita ngiro mu mabuja amayore yarangezemo mitasubira mu rugo. Wagakoze igihe kingana gita ko kazi? Ni ukwezi kumwe. Nako kutuzuye kuko naravunikaga cyane, nabonye bitavamo mbaka yongerejemo wisubirira ku ishuri. Yego. Twari tukiri kuri Eric. Uvuga ko yakuze bigoranye, ubuzima bugoranye, ariko uyu munsi akaba yibeshejeho. Yes cyane, ubaho ngeze nawanerebuye sinakwaka umunyu. Nangeho bigeze no bigeze. Ntiwanasubira Butare? Oya. Zaza ngenda ngiye kubasura. Ariko n'umukecuru anyuzamo akaza kunsura, nawe yarabyishimiye cyane. Yabonye uko mbanyeho n'abantu ino. Agenda yishimye yanga umwana wanjye ari mu mahoro nta kibazo. Ntagire impungenge tuzamujya. Ubu iyo ngiye mu ntara nyine wumva ari izina Eric, abanyangaga bose bakaza bamerekeza. Baragukunze? Cyane noneho yageze igihe kimwe murumuna wa mama atangira kugira ishyari umukecuru. Noneho ngasanga hari ibishyimbo bari barateye imbere y'urugo, akajya ashoramo ihene. Noneho hashize akanya ngarutse i Kigali. Ubwo nari mafitiye ubwoba kuko babirebaga nabyo nazaga. Baramerekezaga ariko nta rukundo. Bagasigara babwira umukecuru ngo runaka ngo yagize Imana abana be bamuvireyemo abagabo, kabacu babaye ibirumbo. Mere nabwanga ariko se abana babaye ibirumbo mwebwe kubona abanjye nimba barageze yariya arubafashe mu ntoki munuze mu maguru kugira ngo babure kujya nabo gushaka ubuzima. Ntabwo uzi ko byanze. Nabamugira ishyamba. Ikindi mvuka mu muryango w'abana 5. Ariko sister wanjye yarapfuye. Sorry kabisa. Nta kibazo. Ruwa kabiri. Yego. Ubwo dusigaye turi 4, abahungu 2
n'abakobwa babiri. Nta kundi bibaho mu buzima, ubwo n'ubuzima twese tunyuramo bisaba nyine kwihangana ukiyakira. Bibaho utihanganye nta kundi wabigenza kuko ntabwo byagaruka. Urabyakira ariko bikakubabaza. Yego bibabaje, urabyakira kugira ngo ubone future y'ahazaza. Ubitekerejeho cyane naho wava. Hari aho watubwiye ngo bajyaga ukunda kubaka gukora amateleviziyo n'amaradiyo byo mu byondo. Eric yize iki? Ibyo ngibyo nabikoraga nyiri umwana, ariko icyanangaje sibyo niko bitabaye inzozi zanjye. Noneho nakundaga indirimbo bya Atari. Wasangaga no mu mashuri Urban Boys niyo yarigezweho icyo gihe. Noneho indirimbo zabo nizo nacurangaga, naririmbaga nyine mu ma club. Naho najyagayo kuri bumvaga ngo kuri iyi bararaza umuhanzi. Noneho nkaba arizo ncuranga mu mashuri, noneho bakajya banyita ngo ndi Safi. Wari Safi? Nyine nakundaga ibitero bya Safi bya Atari. Noneho bese bakundaga ibitero bya Safi. Niko byabaga birimo amagambo aryoshye kandi binoroshye kubivuga. Icyambo cyiza cyo cyabaga ari Icyongereza, byabaga kandi icyo gihe ntacyo narinzi. Narinzi za morning ariko ubu ngubu wagerageza kubiririmba cyane. Ariko wari uri kutubwira ibyo ngibyo by'ubwubatsi. Ibyo by'ubwubatsi narinzi ko ari byo nzakora n'inkura. Noneho natungaga inkoko nkavuga ngo reka zikore buriya rero zizangeza mbe umwenjeniyeri w'ubwubatsi. Ariko icyanangaje niko nageze mu wa 5 segonderi, ntangira gukunda ibintu bijyanye no gucuranga. Byo kwibera umudiri n'imiziki nyine bisanzwe. Moza kuteri mu gutwi bambwiraga abantu ngo uzapfa amatwi. None nageze mu wa 5 numva nshaka, nakundaga ICT bya Atari. Niryo somo nibandagaho mu ishuri. Nari umuswa si cyane, nazaga mu bana 4 ba mbere. Urumva kuki abanyuma twari bande? Kuki mu bantu mwese mushyira imbere? Aho ngaho oya, icyo ndi gukubwira sibyo. Icyanangaje ntabwo nigeze tsinda. Ntabwo navuga umuhanga n'uwatsinze. Wazaga muri 5 ba mbere bazi kuvuga mu ishuri cyane. Nimbara bivugaga. Ariko mbe nari ikinanga mbere, narasibiye puna kumenya nyine icyo nkora. Twajyaga gukora ibintu bya testing nkishushanyiriza. Kuki utakomeje ibintu byo gushushanya kuko mu bintu uvuga harimo ati nyinshi cyane byose. Gukora radio, gukora televiziyo mu cyondo ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ati gushushanya. Kuki utabikomeje nari mbizi ariko kigira kudija? Ubwo ubwenge bwahise buyobera aho bwarayobye. Ariko muri mu ishuri nize IT, narangije segonderi mpita mbona akazi muri beti mu bazungu nyine. Nakoraga muri Lucky Bet. Ari nabwo nahereye hano Ziniya. Hano hari ahantu hitwa Wasafi Salo, hari salo hari beti. Niyo nakozemo 2020. Noneho 2020 makoze byari hari ukwishakisha, mpita mbona inzu hafi aho ngaho naho nari mfiteho kuba. Nabanaga n'abatipe bo mu rugo ariko barangoraga. Muri quartier nyine ntago ari mu muryango. Noneho ngiye gukora muri beti nkora y'amezi 2. Amezi 2 amaze gushira, uko gatatu kuje korona biraje. Korona ije mitananya bange subu ndabahute cengana n'abayobozi. Ngira Imana ari umusista wari wankunze. Sister wari wankunze ukora muri Made in Rwanda. Niwe wambwiye ngo nzakubwira, nabonye uzi ibintu by'akazi, nzakubwira nzaguha akazi. None hasanga n'ibintu by'ubucuruzi mbizimo nyine ukuntu gakeya. By'ubusherisheri. Kwari ukwiga kugira ngo naburara nyine. Udasubira Butare. Cyane. None muri corona bari bafunze ibintu by'ibikorwa byose by'imikino y'amahirwe.
hagenwa ibintu by'agapfu byo gukora ibintu bw'upfukamunwa n'ibintu by'ibiribwa. Noneho agaseko nta kindi kintu nize, ubu ngubu noneho ndakora iki kugira ngo mbeho? Ntangira kwikizera. Noneho hashize ibyumweru 2 muri beti babara duhembye nyine, kwa kwezi ntago bigeze batukuringanya nyine. Muzungu yarayohereje mpita mbona nyine anzamura uburyo. Hashize ikindi cyumweru wa musista baramamagaye ngaranshaka. Nzamuka niruka namba agapfukamunwa, ngiye ahakorera arambira ngo gwiro nkubwire. Noneho ngiye aragiye afata intoki zanjye arazoza ansiga isabune, ariko sibi nibikira. Ahita ambwira ngo uzajya ukata ibitambaro, ngo nabyo narinzi ubahereze badude niba uzajya ukora. Bambwira amafaranga bazajya bamembaga 20,000 ku kwezi. Numva ko yari menshi muri icyo gihe, numvaga ari menshi muri covid. Kandi aho ngaho umuzungu yamaga 80, numva yari yamaye uko kwezi nari maze kuryaho 20,000 nsigaranye 60. Noneho ndabango nta kibazo, ndakora. Noneho umukobwa akomeza kunkunda, ari rundi bakwaraga ukunda kugeza Dubai. Kandi ko kugukunda nyine ibyo ndi kuvuga uko nyine buriya umwana we cyangwa hari ukundi kuntu kwari kure kwaje ndaza kubigeraho ndakubwira nta kibazo. Noneho abona ndi gukora akazi neza, nakora amakosa akarenganya abandi bari ku ruhande. Saa sita tukajya muri lunch, twavayo nkagaruka mu kazi kanjye. Ubwo natahaga saa 12 z'umugoroba. Ikindi n'abapolisi nimwe batugaburiraga, kuko icyo gipangu nakoragamo niho bazaga bagateka ibiryo nyine, abo bagumamaga ku mihanda. Niho naryaga, nkajya nanagenda n'agapfukamunwa nambaye kuko twari tumaze kumenyerana. Wabaga wiyahura koko cyatari babandi uri kubona bari kugenda bipfutse, wowe ukagenda utakamba, banamfata bakakira mu bandi banga, ariko ngo yango we haguruka ubugiye, akanyegera ngo ariko ntuzongere kugenda n'agapfukamunwa wambaye. Ubwo abandi bari kuraba baracaye aho ngaho bagatende ngo uriya ko mumuretse ngo ceceka ngo cyangwa tukujyane. Ke bakandika kuko bari babaga bazi icyo ngiye gukora. Noneho koroni igenda icayukamo gakeya, kwa mu rugo yitiza. Noneho hari insazi imwe ya kabiri urayizi, abantu bose bajya gukorera mu rugo. Bajya gukora mu rugo, mpita mbona umubosi nambwiye ngo nze mukorera agasuku mu biro byiwe twari duturanye. Yumva mvuze ibintu by'ibiraka byo kujya kubaninga nyine. Ari ukuntu umuntu agwamaga ngo nunsigarireho hari ahantu ngiye, arabyumva. Mbaza ibyo uko bikora, mbaza imashini uko igura, umukorere detail y'ibintu bisabwa, ubundi twikoranire ngo ndeke gukorera abandi. Uwo niwe wanzamuye no muri Made in Rwanda nakoraga, kujya njya gukora aho ngaho saa 3 z'ijoro. Ni Made in Rwanda kuko nararagamo nyine. Eho wakoraga ijoro? Nakoraga ijoro. Nakoraga ijoro, nkirirwa ngo numva birandambiye nyine, ndananiwe nyine, ntago ndi bubishobore. Ngiye gusezera muri Made in Rwanda, guma mu rugo biraje nyine. Ende ya kabiri, ubwo iyo banning niyo yandokoye, nagiye guhita nkorera mu rugo, ntanga amafilme, indirimbo, ku buryo mu cyumweru nakoragamo 15,000, ariko nkorera 40,000. Bugenda niyubaka Made in Rwanda nabo nyine aho ngaho bahitaga muri Uzi Collection. Ndumva izano ziniya ku isoko. Uzi ndayizi. Uzi Collection. Amusista witwa Natali niyo bambwiye ngese ko mbona akazi gashoboye, ubu gucuruza byo wabishobora. Nabishobora cyane, amikizame no yakimaye nabizi. Aravuga ngo agiye burugo ngaraje, agenda gumayo nyine umunsi wose, ariko yasize ambwiye ibiciro by'imyenda nguza njye muha nta kibazo. Ubwo abandi nago yabizeraga nyine. Niwe wa wundi wagutwaye cyagihe yego? Niwe wantwaye. Noneho haza undi musista bakoranaga, nago nari imuzi, nawe arambwira ngese ko mbona ukora cyane, ngo nago burushye, ngo wapi ngo ndagerageza mabuja, niko namubwiraga.
kujya ugerageza uruhuke nta kibazo. Noneho hashize igihe arambwira ngo nzaza tuganire umubwire ikintu nkunda kwiga. Naramubwiye ngo ngewe nkunda mekanike, ubwo napfuye kubivuga nyine kugira ngo nimubone aho nihisha. Arambwira ngo nzagende nshaka ishuri aho riri nze mubwire. Narishatse naribura. Ntago haribuze nuko utarishaka. Nyine aho ngaho aho naribuze nirishakiye ari hafi, ariko nabonaga bitavamo kuko nahihigiraga ibyo nirira nyine tu. Kuri 25 bashyira mu bintu by'ubucuruzi bama 50, noneho niho nazamukiye. Disque banning wakoraga ku manywa warayiretse ariko ujya gucuruza cyangwa byose warabikoraga? N'ubu ngubu ndacyabikora ibyo bya disque banning, mafite abantu mba nabishyizeho. Cuza n'ibintu by'ama electronique, by'amafone ni makuteri n'ibindi bintu bijyanye nabyo nyine. Ariko bahongeze ntago nta muntu nateruye, ariko byose ndabikesha uwo mupapa wamaye iyo mashini. Umusista se wagize? N'uwo musista ni babiri bonyine. Abo nibo bagize uruhare bwo kunzamura. Yego. Dusubira inyuma ugera i Kigali uje gucuruza amandazi. Wayacuruzaga mu ndobo, wayacuruzaga gute? So nzangaye Kigali umutipe yarambwiye ngo nzajya nyatwara ngo n'uruganda. Uruganda rw'amandazi nyine numva ni ibintu birenze. Kuko nakundaga n'igare n'abangu bazahita bangurira igare. Urumva? Noneho naraje arambwira ngo nguri hese ko nahageze. Nari ngeze hano mu Gatenga hano ku murenge. Ni hari hafi yaho nagiye gukorera. Hari mu Gatenga ku murenge ndabona. Mu njamira ni mbwa. Narandanga ngo ngwino rero mbakwereke. Nyine nabonaga uwo mutipe. Reba bino ibi by'abanyerondo imyenda bambaye. Nyine arukuntu yifotoza gukabura nyine n'umuntu wa danje nyine yagiye mu bintu bya guverinoma nyine. Kona n'umuntu ushinzwe umutekano. Ndabona n'umuntu. Eko n'undi bari abavandimwe barawushinzwe tunanabasuhuza. Nyine nago nari bimenyereye iriya myenda y'ubwa mbere nari nyibonye. Mu cyaro rabizi we biyambariraga ibikoti nijoro ugasanga ku muryango barakomanze ngo jya kwirondo. Noneho ndaza arambwira ngo dore na noneho ndebye ahantu nsanga ubwo mbarusha no kubaho. Se mu Uganda se nyine urwo ruganda rero mu Gatenga hano bitaga kwa Minani, zabaga ari zibumbi ari 10 umbi 10 subwo. Noneho ngasanga nabarara tugiye gukorana nabarara bakoragaho. Noneho nagera ngese ngo ndakora iki, bambwira umushahara umubosi wakoreraga yari umushoferi ajyana ibintu by'imyenda muri Kongo. Noneho arambwira ngo bazajya bama 12,000. Ko naho nari mfiteho kwikinga narabyemeye ndaza bakajya nacuruje amandazi umuntu uze mu ndo ukajya wazengurukana mu makaritsiye. Nyajyana mu makaritsiye ngenda aho ngiye hose nyajyana mbona abakiriya. Ariko byarangoye, ariko nari naremeye ndabikora. N'umutipe ukiga we arakiga, ariko twarabikoranye muri vakasi niho yahise abona akazi ko gucuruza amandazi. Tukaturora tubyiga tubitekerezaho, ariko urabona ahantu hari ahantu hazatugeza. Nimwe mwana yakoraga se cyangwa barayakoraga bakayaduha? Barayakoraga bakayabaha bakayashyira mu ndobo tukagenda. Mbona ngese ko ngureka nkubaze ko hari umuntu wambwiye ngo ni mu ruganda mbona ndi gucuruza mu ndobo, kandi mbona abayobozi babirukankana abantu byagenze bigeze bakwirukankana se ubwo kubivuze nyine aho ngaho bwa mbere naramenya uko babikora narabicuruje. Ngera hariya Rwandegisi niho bamfashe abayobozi bo biyambariye civile nyine n'abanyerondo baranjyana ngo ndava ku murenge ariko batanze 10,000. Kandi ubwo bafataga ikintu bagahita babitwara ukaza bakakwishyurira ukavamo. Ubwo urumva ko 10 bari kuyeho sigarana 2 ku kwezi. Ndemera ndakora. Noneho mu boss azana imyenda mfatamo amashati 2 mbwira ngo aya mashati yamwe pe kuko nta myenda mfite mishyashya nagendanaga najyaga gutembera. Arambwira ngo nzayagukata ngo narebe nkuru kwezi kwa mbere
aranyambura ukwezi kwa kabiri aranyambura yarakwambuye ibihumbi 10 aho ngaho hasigara 2 ufatamo imyenda ibyo ngibyo ayo mezi 3 hari amezi 3 nakoze nyuma yaho namaje ayo nayo narayibagiye nyine yiyo myenda yo nayo nzi ko azavaho nyine iyo nayamazemo makubita amezi 3 amezi 3 ashize mbona nari kunjya ngase gute ngo wanyishye ngo nabonye akazi ngo nshaka kugenda ngo ubu wamaje ayongejejemo nayo ngese ngo ndahenda nyaguhanga ari ubwo nkwirukanye ugoma gukora akazi ngo nubyanga ubwo wigende nyine mbona ari kunaniza ibyamandazi mbambitaye uko nguko okay twigarukire ibyo tubivemo twigere kuri Eric uyu munsi Eric Pro uyu munsi Eric ari gukora ibiki wakora ibintu byo kudija gusa cyane hari nibindi Eric uyu munsi akora ibintu akaba mu DJ n'abantu umuhanzi nkanakira na filime ibyo ngibyo birahagije nibyo ndi gukora muri iyi minsi hari nibindi sukora ikindi nkora ni ibintu bijyanye n'ubucuruzi ego okay banzu dutemo shado ubundi tumaze umwanya munini twumva ibintu bibabaje bakwambura bagira bate dutemo mabebe ganye narakwihebeye ibyo bavuga nge narabihoreye urwo ngukunda love ni rusaza nza gukunda paka mu busaza kabone niyo rubanda babyanga I never give up on you my love urukundo rwawe ni nkiko ni fresh cyane ri fresh cyane yes aho ngaho niho ngeza ndi kwibuka neza ubundi ntugatange projet tarazo ntabwo ndabitanga naho ngarukiye nanjye urenga aho ngaho bayitwara se nk'ibi akabanga yes abantu bandi inyuma muri kuvuga muceceke kandi sinzabikata yego rata bazo n'umugabo bita manager nyuma bari kunsakuriza nikorera ikiganiro yego rata uyu munsi ubuzima bwose waciyemo gucamo kuba mu muhanda gukorera abantu bakakwambura kuva mu ishuri ugasubirayo ni kihe kintu byakwigishije ibintu byanyigishije no kwicisha bugufi no kubaha abantu muri rusange yego ikindi kubana nabo nakwishyira hejuru kuko ejo n'ejo bundi iyo wiyemeye bisubira hasi kandi ikindi nkongera kwibuka Imana niza bwa mbere nkayishimira aho yangejeje naho iri kugenda inganisha naho iri kunyereka ndabyishimira cyane n'abamfashije yego umuntu wagufashije muri babandi babiri ari Anatari Igo na wa mupapa aka kanya bari kukureba kuri kamera ni ikihe kintu wababwira niriye jambo rikuri ku mutima wababwira ikintu nababwira ndabashimiye baramfashije cyane kandi ndanabakumbuye ntabwo mperuka kujya kubareba ndabizi neza ko nazababera ikigwaye inzira banyeretse nziza ikindi ku mutima niko abifuriza amahirwe aho bari hose no guhirwa kuko nanjye ndi kugenda mpirwa nzabereka igikorwa cya nyacyo gahoro yego ubundi biba ari sawa gushimira umuntu wagufashije cyane ntabwo njya mbibagirwa hari umuntu wavuze ijambo ngo byose ubikore kuko baragufashije nyine nkuko wabivuze wari ugiye kumbwira ngo hari umuntu wavuze ijambo ngo iyo ukize wibagirwa bakuzamuye akaba hari n'undi wavuze ngo nimba hari umuntu wakuzamuye uri boss nimba umurusha ubukire nyine kandi ariwe wageze muri ari rwo kuzamuka gihora umwita boss kuko ntabwo uzejo wowe aho uzasubira yego icyo iryo jambo ndigenderaho cyane nawe njya asuzugura ahora ari boss kuri njyewe ntabwo wamenya aho ejo uzawe ahora ari boss kuri njyewe ndamwubaha therapist nkikomereza nta mutima mubi yego ni ikintu ubuhe butumwa wagenera babandi bose abakwambuye babandi bose baguhemukiye abanyambuye icyo nababwira ko baranyambuye ariko
igihombo umuntu aracyakira ariko inyungu zizanye ntabwo inyungu zaza utabanje guhura n'igihombo. Abamemukiye bo nibakomeze ntacyo bari kuma intambwe zo kugira imbaraga yo gutera imbere. Asante sana. Eric, turi kugana ku musozo. Watubwiye ko uri umwacteur wa filime. Yes. Wakinnye mu izihe filime? Ari groupe yitwa JJ Comedian. Niyo mbarizwamo n'ubu ngubu. Uri umukomedi? Ni team ariko na filime nazikina nta kibazo. Ejo bundi ari filime iheruka gusohoka yaturutse aho ngaho muri JJ Comedian. Ni team nyine ntabwo ari kuvuga ngo ni comedy gusa. Nimwe n'amafilime ariko iyo niyo focus yayo nyine. Maze gukinamo episode nk'eshanu. Harimo episode imwe ibatseke filime iheruka ejo bundi nakinnye ndi umuyobozi yiba telefone akazima nkazigurisha. Akarore nibukamo niko uwo bita JJ yaje kunguza amafaranga mubwira ko nayo mfite bitewe nuko tuziranye twabanye twakuranye hamwe ndayamuhagiye kwishyura ngo nyirinzu urabona ko kuba muri Kigali ari akazi. Sobanurira uburyo nyakeneye mu ngiye kuyakoresha ngiye kugura imashini hanze y'igihugu mu mahanga. Noneho mugiya neza arambwira ngo saa sita araba yayamaye ejo birajya ejo ndi biragera. Abanyambuye uko nguko n'umuyobozi abaruciye uko nguko banza ari naho abanyambura ariho baturutse. Tugana ku musozo. Nubuhe butumwa cyangwa ni irihe jambo rikuri ku mutima wabwira abanyarwanda? Ijambo riri ku mutima niko bamfasha bakashyigikira. Ibikorwa byanjye bikagera imbere nkabyereka n'abatarayibona bikazabageraho. Numvise abenshi baranambonye benshi baranzi. Natunguwe ejo bundi no guhura n'umuntu uviye Rusizi. Namwe ngo soye nabonye kuri televiziyo uri gukina filime uri mu ndirimbo iyi birajya no mu video y'amaririmbo ntago ari kuririmba gusa cyangwa gukina filime. Hari indirimbo 3 ndimo muri video ndumwani nagitingamo. Nzobuka neze nari bita Fall in Love ya Bikelo no bita Vuko King ndumva muzi. Niyo bita Purapu y'umutipe witwa Emabo na Zanda kuri YouTube ziriho zo wazibona. Ikintu nababwira rero kindi ku mutima ariko nababwira umuntu utarazamuka ari gukora uko ashoboye ngazamuke yashyiramo imbaraga akizera. Byose biva mu kwizera. Yego. Ugakora cyane nta gucika intege. Ibyiza biri imbere. Future ubundi tukazabibona. Eric, uyu mwanya hari umwana uri guca mu buzima nk'ubwaciyemo. Barahari benshi. Ufite uri mu muhanda uri gukora akazi ko kuzunguza amagi cyangwa amandazi cyangwa ubunyobwa ariko n'ubundi n'uwari gukorera ntari kumwishyura cyangwa hari uko bitameze neza aratambuka agahura na polisi bakamwambura ko ntago byemewe. Uyu mwana umeze gutya ariko aka kanya akaba agize amahirwe yo kubona Eric wakoze akazi nkake, ni ikihe kintu wamubwira? Ikintu namubwira niko ari ukugakora gakunze nubwo bari kumwambura ariko ashakisha indi life ku ruhande. Ibyo by'igihombo ari kunyuramo bamwambura nibyo bizamuha imbaraga yuko nawe yazamuka ntacike intege akomeza hatana. Iyi life tuzayinyuramo twese nabazageraho ngeze ubu ngubu kuko nawe uzamuka adafite uwareberaho ashaka kuba nkawe. Eric, reka ngushimire. Urakoze cyane. Wakoze cyane kuza hano kuri The Next Media ukabana natwe. Abanyarwanda bagushyigikire bashyigikira ibikorwa byawe ariko kandi ukorera he ibintu byawe gucuruza no kugira ibintu byanjye bikorera Kicukiro. Ziniya niho
ibikorwa byanjye biri. Bakugane Kicukiro Ziniya niho Eric akorera ibikorwa bye, niho biba biri. Ariko kandi nibutsa abanyarwanda nanone umuntu ushaka imodoka yo kugenda VIP ahagiye hose iri kumwe n'umushoferi, ushaka kugurisha cyangwa kugura imodoka, inzu, ibibanza n'ibindi bigiye bitandukanye, tuvugishe tugufashe. Wahamagara nimero iri muri description cyangwa ukaduhamagara kuri iyi ngiyi, reka nyivuge 078 63 26 713, tukagufasha muri izo serivisi zose. Mwakoze kubana natwe, nari Jemve Nitegeka Pazo kuri kamera. Twari twakiriye Eric adusangije ubuzima bwe burimo amasomo menshi ku bana bakibyiruka, ariko kandi mukurikire ibikorwa bye, mu musange Ziniya niho akorera, abahe serivisi. Nafite n'amacano. Channel yawe? Channel yanjye yitwa DJ Rick Pro Official. Instagram wakodwemo DJ Rick Pro. Mbona kuri TikTok ni Rukundo 2000 gahita ongeraho cyane. Murakoze cyane DJ Rick Pro, ndabakunda cyane, mushyiremo imbaraga. Ciao.